nta muntu waremwe uri kuri iyi si ari impanuka. Wowe muntu dukurikiye ntabwo ari impanuka kuba uri kuri iyi si. Rero umugambi wa mbere ni ukubaho ubuzima, ntubwivutse, ntiwiyahure, ntiwiyange, ntiwisubize inyuma, ntiwisuzugure. Uri mu ishusho y'Imana. Ati ndi umukunzi wawe. Ati sisa turatuvugana. Wowe ngo ngo twebwe abakunzi bawe dutegereje indi ndirimbo yawe ngo yitwa Menago. Rap music rero nzi, you were the mighty warrior, dressed in the armor of light, crushing the deeds of darkness. Yes. Mwitoze imitekerereze yanyu kutajya mu bintu biri negative. Mwitoze mwebwe ubwanyu kwiha amahoro ako no kuyaha abandi. Ibyo bintu byagufasha cyane. Abakunzi ba Urban Gospel TV, ndabasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. Mwese aho muri hose ni shalom shalom, kandi ndabasaba kugira ngo abantu batari bakora subscribe n'ukuri mukore subscribe, n'abayikoze namwe rwose Imana ibaho umugisha. Ngira ngo murabibona kuko duhora dufite ibintu byiza cyane kuri kamera za Urban Gospel TV. Ndo mutsinzi muri Kristo naracunguwe, nacungujwe amaraso y'agaciro kenshi, ku musaraba Golgotha ho byabereye, yakubiswe imisumari, akubitwa n'icumu. Ni wowe nanjye yaziraga kubwa ibyaha byacu. Ndo mutsinzi, I'm the winner. Yes, ndo mutsinzi. Nuwo turi kumwe ndakeka ko nawe ari umutsinzi. Siko bimeze? Niko bimeze cyane. Yes, umutumirwa wanjye ngira ngo murabibona ameze neza, arasa neza, nicyo kintu nabasha kubabwira. Ngira ngo murabibona, ntago ari amagambo yanjye, ngira ngo murabibona. So tujye kumwakira atwibwira, ubundi twinjire mu kiganiro cyacu. Urban Gospel TV ni channel y'urubyiruko bidagaduriraho, abahanzi, abanyamakuru, abavuga butumwa, abaririmbyi, amakorali, mwese muhawe ikaze. Kuba hari ibintu byiza ujye kutubwira kandi biri bugirire umumaro yabo urubyiruko ndetse n'izindi generation. Turi kumwe nande umutumirwa wacu? Nitwa Asumta Muganwa. Yego. Nkaba ndi umuhanzi ariko nkakora n'ibintu byitwa projects management, mbese ndi specialist in projects management. Nkaba nkora n'ibindi bintu gushishikariza abantu gutekereza no kuvuga no gukora neza, ibyo twakwita positive thinking mu buzima. Rero nibyo bintu bitatu nkora. Nkunda Imana, nkunda abantu, nkunda n'ibintu byiza. Birumvikana ko ibi mbyanga ubwo rero ni ibintu byiza. Yego. Positivity. Nkanga ibintu bibi, negativity. Ndumva rero ni wowe jewe, nkunda gusabana, nkunda mbese ahantu hari ubuzima, hari life, niho nkunda cyane. Nkaba ntuye mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali. Yes. Urakoze cyane Asumta. Asumta, utubwiye umwirondoro wawe, nibonye ari muremure cyane, ntabwo nabasha kusubiramo, ariko nkurikije ukuntu mbyumvishije uri umuntu w'agaciro cyane. Ariko harimo kandi kantu uvuze, uravuze ko uri umuririmbyi. Urban Gospel TV dukunda kwakira abantu bameze nkamwe, kubera ko iyi ni channel y'urubyiruko, ni channel ducishaho, so ni urubuga ducishaho ibintu urubyiruko rukunda, ibintu binezeza urubyiruko, ibintu bituma rwa rubyiruko ruri hariya ruza rukaza ku mwami twizera Yesu Kristo. So nk'umuhanzi, ntabwo twatangira ikiganiro byibuza turakugira ngo utwakirire abantu badukurikirana, uducishirije kuri iyo nganzo yawe, twumve Asumta uwo ari we. Nzani inganzo nshya. Yaba nshya. Gusa ikintu nkuziho nuko ufite indirimbo nyinshi. Hari niyo tujya tukwitirira
ni nyinshi cyane kandi turazikunda. Ngiye kukubwira ngo uririmbiye naba nkugoye, ariko kora muri izo muri za zindi zose. Ndabaza nkore nyiguture kuko nzi ko ukora rap music. Ariko ndirimbe nyine n'akandi gace k'indirimbo yanjye. Rap music rero nzi, you were the mighty warrior dressed in the armor of light, crushing the deeds of darkness. Yes. By the way, utari wari ugira icyo uririmba kuri Urban Gospel TV. Iyo ngize Imana nkumva umuntu ufite umwuka wa rap, aba nkoze ahantu. Yes. Ubu nkoze ahantu kuko niyo njyana ngiye nkora, kandi mba nifuza ko iyo numvishije nk'undi muntu uyikora nyine urumva ubu nkozeho. Wowe iyo njyana uyumva gute mu buryo bwo kuramya Imana? Jewe rero yego, kubera ndi a positive thinker, ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye, ntabwo mbese mvuga ngo ni iki cyangwa ni iki, ariko amagambo, kuko rap music ni music haba harimo nyine instruments, melody n'amagambo. Rero amagambo ya rap iyo arimo ahimbaza Imana, aramya Imana, njye ntacyo antwaye. For your information, iyo nshaka kumva ni nka jyenyine nko mu cyumba cye, shyiramo rap music. Rero nkunda rap music, nkunda za dances za zindi zo bita creative dance. Hari ahantu nahoze nzibona izo ndazemera, ndazikunda. Rero umuntu uwo ari we wese yazanye, rega twebwe twizera ko style zose n'ibintu biriho byose byaremwe n'Imana. Yiba rero ibyaremwe byose bigomba kuramya Imana, why not rap music? Ndayemera, ndayifana, ndagufana y'umudi. Cyane. Urakoze cyane. Mu gihe gishize twakiriye umuhanzi ukomeye cyane uturutse mu gihugu cya Amerika, mu mugabane wa Amerika. Yarimo afite tour, ni umuraperi. Tugira amahirwe mu bihugu yahisemo kuza muri Afrika, ku isi yose dusanga agomba no kuza i Kigali. Rwanda, yes. Ageze i Kigali yarakunze, arahashima, aravuga ngo buri mwaka azageza gutarama. Nyamuneka mujye mu yego, kubera ko ngo yarahageze ahasanga ubuzima. Kandi koko kino gihugu cyacu kirimo ubuzima. Urebye ibintu bihabera, twakira ibintu byinshi cyane. N'ubu turi kwitegura irushanwa mpuzamahanga mu rwego rw'isi y'amagare. Bivuga ngo igihugu cyacu ni cyiza cyane. Igihugu cyacu ni number 1. Yes. Wari urimo uratubwira ngo hari n'indi ndirimbo uri buze kuturirimbira nyuma yo kuva muri hip hop nka Assumpta, ongera dukorere mu mutana. Hari n'indirimbo yanjye yitwa Till I Die. Yes. Ivuga ngo ndayisobanura kuko iri mu Cyongereza. Iravuga ngo nzagukunda Mana kugeza mpfuye. Hari umuntu umwe wambwira ngo nose ngo kandi ngo ko Bibiliya ivuga ko tutazapfa tuzarama. Yego. Nabaga ngo ubwo na nyuma yo gupfa nzongera, ko indirimbo yanjye ivuga Till I Die. I love you, Lord, and I lift my voice. I lift my voice to you. I love to praise. I love to worship your name and put you high above. You laid aside your majesty. You laid aside your majesty. You came and died for me, a sinner. I will love you, Lord, till I die. Wow. Yitwa
Assumpta Muganwa bayita Till I Die. Neza neza misa numva Haleluya. urumeza ariko Assumpta Oui. Assumpta yagiye hehe? Assumpta tuzi Assumpta ndi kubona Assumpta wongeye kunkumbuza Assumpta. Assumpta ari mu biki? Assumpta ahugiye mu biki? Bimeze bite Assumpta? Assumpta ntabwo yabuze. Murabona ari no kuri kamera. Ariko iri jwi ntabwo mperuka kuryumva. Ubwo aho naramira si utaramira hehe ahubwo kubera ko Assumpta arahari gusa ni kwa kundi nyine ubuzima bugukubita. Yes. Oya ahubwo inshingano hari ukuntu umuntu ahindura navuga ubuzima cyangwa se agahindura imirimo cyangwa se agahindura wenda inshingano zindi bigatuma wenda hari ibintu uhigiyemo ariko iri jwi ntabwo nari mperutse kuryumva ariko ndumva riri shyashya riracyaye. Urabona iyo umuntu agiye gusimbuka agasubira nk'inyuma yego n'ubanga yasubiye inyuma cyane iriya kure mbese kure agera iyaje nizo mbaraga asimbukana. Ubu rero mushobora kuvuga ngo Assumpta ngo ko yabuze ngo ari hehe akurumva nge ndabizi uzi ko akunda ukora siporo ugakora press ups ugakora uri kuri charge ndi kuri vocal training ziza. Oya ntago ari ibintu byo kubeshya ndabyumvishije kubera ko Assumpta hari indirimbo yawe twakwitiriye yitwa Satura harimo akantu ko gusatura so hari ibihe twakubonaga wasatuye ebana ibitare biramenagurika n'ubu ngubu rero ndumva ntaho birajya. Ahubwo hari umuntu uherutse kumbwira ngo yarabanje aranyihisha turazi ariko ntabwo akunze kuboneka hanyuma akoresha inomero ntazi ati ndi umukunzi wawe ati si Satura tuvugana wowe ngo waza ngo twebwe abakunzi bawe dutegereje indi ndirimbo yawe ngo yitwa Menagura. Nyuma ya Satura haze Menagura. Rero mwitege n'indirimbo yitwa Menagura ntabwo izaba ari Menagura we ariko izaba nge ndumva hari ukuntu nyine nkuko wavuze ibihe birasimbura. Yego icyo gihe cyarabaye ikindi kiraba ikindi rero kizaza my dear mu mwuka uwo muntu wakubwiye ngo ushaka indirimbo yitwa Menagura yari ari mu mwuka ahubwo yavuze bomora yari ari mu mwuka kubera ko aho uri ntabwo usinziriye. Oya rwose ntabwo usinziriye ahubwo nubwo utazana indirimbo yitwa kubomora yabibomora yabibomora mu mwuka yayibomora mu mwuka ukomeze mbona ubuhamya kubera ko hari igihe ujya ahantu ugasa nk'ucecetse yego ariko ndavugana ubutaha ninongera gufata microphone of course ndaririmba aho mba ndi mu rugo hari amateraniro ntago ari amateraniro sorry ni home sales ziba mu rugo mwenda mwahuye for worshiping ndayobora worship. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye bahuje Imana irazikabana nabo. Haleluya. Nimba wicaranye na mami ahubwo se mami ameze ati? Mami araho uraririmbana yego aho wonyera ngo indi ndirimbo izasohoka zaba ari yanjye yabomora so urumva aho uba wicaranye na mami mwitoza mami ndamubwira nti vocals ati vocal ni iki n'umuswaye ajya kumva ari guhaminga aho ngaho ukikanga abaje gusura nawe bagatwarwa yako nyine nkakora vocals nicaye. Wow. Rero nuwa ngo ninongera gufata microphone ahantu hari abantu. Haleluya. Imana aho izafungura. Bakunzi ba Satura, bakunzi ba Assumpta Muganwa,
mbahishiye yuko vuba aha rwose hari ukuntu Imana igiye kubigenza, Hallelujah. kandi turabizi yuko igomba kubikora, kuko ntabwo iyo umuntu ari urumuri, nta muntu ujya uhisha urumuri, Haleluya. ntibibaho. Nubwo warutwikiriza akantu kagatwikira, imirasire iratongoka. Ubwo rero hari imirasire ya satura igiye kuboneka. Amen, amen, amen. Yego. Bomora. So abantu rero dukunda satura, ntago twamubuza, arahari. Ndahari. Ari mu zindi nshingano, arimo arubaka imitima y'abantu itandukanye mu buryo butandukanye. Wegeze kutubwira yuko hari indi mirimo uri gukora ijyanye na positive thinkers. So byo bimeze bite? Ibyo nabyo urabona, erega umuntu afite imihamagaro myinshi. Yego. Cyangwa afite impano nyinshi. Yego. Rero ubu hari n'izindi zanjye mutari mwabona zigiye kuza vuba. Ariko vuba ni ryari? Ni vuba nyine. Ni ukuvuga ngo umuntu, hari umuntu wavuze ngo iyo umuntu yitabye Imana ngo aba yarakoresheje 80%, aba yakoresheje 60% y'ubushobozi afite. 40%. Oya, 40 niyo aba yakoresheje. Iyo yitabye Imana 60, aba yarakoresheje 40%. 60% apfana nayo. Yego. Bivuze ngo umuntu afite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi birenze ibyo abantu bakunze gupfa bakoze. Yego. Utarebye neza rero, impano yawe wayijyana mu gitabo. Subiramo ku kantu. Abantu benshi bafite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi. Yego. Ariko bagapfa batabikoze. Wow. Nukuvuga bagacumbika. Nukuvuga ngo areka, nukuvuga ngo akoresha igice gitoya, igice kinini bamushyingurana nacyo, agendana nacyo. So bivuga ngo ibyo bamushyingurana nibyo by'agaciro. Nibyo by'agaciro. Ni nabyo byinshi. Yego. Bivuze ngo rero bamwe nimwumva tuvuga ati dukora ibintu bitatu, suko wenda byose ushobora gukoka, ariko n'amafaranga turayategereje. Ariko ni ukuvuga ngo hari ikintu ugomba gushyira muri wowe, uvuga uti iki kintu ngomba kugikora kuko ngifitiye ubumenyi n'ubushobozi. Yego. Ni impano nagomba kujya gushyinguranwa nayo itagiriye abantu akamaro. Yego. Ubu urugero nkawe ushobora kuba ufite nk'impano ya komedi, kandi urayicariye ahubwo hari ikintu nabonye njye nawe twicaranye nk'ahantu twabiteguye, twasetse abantu bagaseka. Wumva? Ni ukuvuga ngo rero icyo kintu cya komedi tugomba kugikoraho jye nawe. Oya nukuri. Niba dushinga genezi yacu, niba tujya kureba Merisi wa genezi, ariko impano tukayikoresha. Yego. Icyo ni kimwe. Hari noneho undi, hari n'izindi mpano wenda tutavuga zose, nk'ubugewe hari impano nzi neza nkora kandi njya nkoresha. Niyo ngiye kwigisha abantu nyine ibintu by'imitekerereze n'imivugire n'imikorere byiza, positive thinking. Hanyuma ni ukuvuga ngo tugashyira hasi cyangwa tugaca imbaraga ibintu bya negativity, by'imikorere n'imivugire n'imitekerereze mibi. Ni ukuvuga ngo rero hari nk'akantu ugiye nkuramo nka gutya, ngo akantu ko bita encouragement cyangwa gusubizamo umuntu imbaraga. Hari umuntu uba warumvise cyangwa mu kanya cyangwa amasaha ngaho yumvise ibintu bibi cyangwa bamutonganije, ngiye nka kompoza ka message hano. Ubu urugero, ariko toka shatani ndabyaho urugero, wenda bagiranye akabazo n'amadamu. Yego. Ako ngiye nkaba aho nibereye, Mwuka Wera akanyobora nka kompoza ka message. MD warakoze wenda kugira gutya na gutya, nkunda encouragement, nkunda ibi n'ibi byawe byiza, nkunda icya gihe twarahuye wenda umbwira ibintu nk'ibyo, utumesa washatse kubwira umuntu ibintu byiza ntibibura. Yego. Nkabyandika nkabikoherereza. Yiba hari nk'akantu kari kagutsikamiye kagushyize hasi, aho kubona ka message meza keza,
ugaseka ukanezerwa. yego Ni ukuvuga ngo ngusubijemo imbaraga zari zagabanutse. Iyo rero nayita ngo minisitiri cyangwa umuhamagaro, yego cyangwa akantu kose ushoboye ingoma ngo tubyite ibintu binini, ariko akantu kose keza ntabwo twabyita isanamitima se? nabwo isanamitima. Ni ukuvuga ngo umutima wawe hari ukuntu wari umuhungabanye, yego ariko hari ukuntu nkusaniye. Si ngombwa ngo njye gushaka urugero, wenda nakubiswe cyane nta mafaranga afite, ariko MD yangu ntabwo ari ngombwa ibyo. yego Hari umuntu umwe tugeze kuganira arambwira ngo hari ibingibi byo bita wenda bridal shower, baby shower, beach shower. Ageze aravuga rega ngo hari n'ibindi wakwihimbira, ngo ushobora no kubyita love shower. Tukaza turi abantu benshi hano turagukunda, yego tukaza tugakomanga n'indabyo, Yego. iyo twaza tuvuga ngo happy love shower Yego. ko ntitwabibura. Urugero tugeze gukorera mama wanjye yego surprise on Mother's Day, hasa noneho ko bari happy birthday tuzaririmbi, ariko menya indirimbo akunda yo mu gatabo ivuga munsi y'umusaraba umukiza Yesu niho nifuza rwose guhora mpagaze, n'ibuye ry'igitare rimara igicucu rinyizimagarara mu rugendo rwanjye. haleluya Ndavuga se reka ariyo tuza kuririmba yinjiye, yego turayiririmba. Ibintu byose ni mu mutwe. ni mu mutwe. Rero umuntu aba afite impano nyinshi, ariko icyo kintu twakibumbiye hamwe mu kintu cyitwa twashinze ni ka group gahura kitwa Positive Thinkers Family. yego duhura ubu ngubu kuri Google Meet buri wa gatanu nijoro, kandi baryamye twe twiga kuva saa 4 kugera saa 5. Hari wenda uba wabyutse, hari utari waryama. Hari igihe abantu nabyita ngo ni wastage, bangiza amasaha y'ijoro. Burya MD nubura ibitotsi nijoro ufite ibintu byinshi byo gukora byuko ubikore. By the way, aho hantu ibyo bintu uvuze hari abantu benshi baba babikeneye. Hari abantu benshi babumva yagera nko ku buriri akabura ibitotsi, wenda atari nk'impamvu z'ibindi bibazo. Ese ako kagurupe kanyu nimba atari ibanga kemereye kwakira abandi bantu cyane, cyangwa se ni aka famille yanyu yonyine? Famille ni ukuvuga ni uwemeye guhindura imitekerereze. Burya umuntu aho ava akagira afite iyo mitekerereze mibi cyangwa iri negative, aho kugira ngo uyitsindagire hasi ukoresha iri positive nuko ubyitoza. Ariko se umuntu ubishaka rero yawe Assumpta, karame ijambo ushobora kuvuga bitewe na situation y'umuntu arimo rishobora kumuhindura. Hari igihe hari igihe umuntu aba ari muri situation itari nziza. Tujya twumva ngo hari igihe ngo umuntu ari ijambo umuntu ashobora kukubwira rikaba wenda tuvuge nimba wari ugiye kwigirira nabi ukaba wagaruka. Ese birashoboka? Cyane cyane, biza si byo twirirwamo. Birashoboka cyane kuko urugero uvuze kwigirira nabi. Yego. Bitanibuka hari abantu biya ku buzima bakiyahura. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu bamwe tujya tuganira akanakubwira yewe mfite abantu bamfungukira umutima kambwira ati nari ngiye kwiyahura cyangwa ngiye kwiyahura. Noneho hari ahandi numvise ngo wowe uwo muntu uzamubwira uti wowe nujya kwiyahura uti nta kibazo rwose, ariko nujya kwiyahura uzabanze uze umenyeshe nk'inshuti yawe cyangwa nk'umuntu wizeye. Nyine araseka atayutse umuntu yajya kwiyahura akajya kubwira, ariko ni nko kumwereka ngo nimbanza kuvugana nawe hari ukuntu ibyiringiro byagaruka. Kuko umuntu iyo agiye kwiyahura nta kindi n'ibyiringiro biba byabuze. Yego. Avuga ati birananiye. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo hari umusore umwe wigaga muri university y'igihugu cy'igituranyi Uganda. Yego. Ngo noneho
ariyahura. Ako yiyahuye basanga agapapuro yanditse kavuga ngo nabonye ngo isi irimo ivuduka cyane, mbona uwo muvuduko sinajyana nawe, mpitamo kwiyambura ubuzima, mpitamo kwiyahura. Ndebera nk'icyo kintu, isi iravuduka wowe urashaka kuvudukana nayo, nyumvira. Ni ukuvuga ngo uwo muntu rero hari n'undi wo numvise wenda umuntu abavuga ati hari akantu kananiye, igishaka kibe kinini, ikintu ahubwo kinini cyane cyakunaniye, ibyo ni byo byiza ko ntacyo ushoboye. Hari abavuga ngo you are not the managing director of the universe, ngo uyoboye isi wowe MD, urashaka kurushakira igisubizo. Hari abantu tugeze kuganira ku kibazo nyine cyatureba, yego, noneho baravuga, bari abantu bakuru baterega umutati byatunaniye, none nawe urase mwebwe abantu bakuru ibintu byabananiye genda bishobora gute? Kuvuga ngo rero iki niba cyakunaniye, gihorere. Yiba ugifitiye igisubizo gitanga, niba ari nta gisubizo genda winywera amazi. Wa mugani buriya abantu kuvuga ngo unywa amazi birashira, ni ubwenge bwinshi. Iyo ni nko kuvuga genda ukora akantu koroheje, iki niba utagifitiye igisubizo kihorere, niba ugifitiye igisubizo gitanga. Yego, yiba ntacyo urashaka cyakunaniye. Assumpta rero twavugana n'abantu bagahindura iyo myumvire. Iba ari ukwiyahura, iba ari ukwigirira nabi, iba ari ugukora ikintu kibi, tuvugana nabo tuganira nabo kandi bigakunda. Muri kino gihe cyane cyane kuri Urban Gospel TV dukunda akenshi kubwira urubyiruko, muri ino minsi urubyiruko rurimo rwishora mu bintu by'ibiyobyabwenge, harimo ibyo byo kwiyahura, kubera ubuzima muri iki gihe abantu bavuga ko bukakaye, akazuba ibintu birakaze. Ugasanga umuntu yiyambuye ubuzima nk'uko uri kubivuga, cyangwa se abwambuye undi, cyangwa se yishuye mu biyobyabwenge. Niki mwafasha nk'urubyiruko kugira ngo wenda ibyo bintu bigabanuke? Kuko turi kubona imibare myinshi y'urubyiruko ruri kujya mu biyobyabwenge, mu bintu nyine reba nk'ejo bundi hari akavidewo twabonye k'urubyiruko rurimo ruratemagura, ni akavidewo kacicikanye, navuga ko ni abantu nyine b'abambuzi. Biraterwa n'iki? Ni akazuba. Abantu dukunze kuganira nyine tukabwirana, akazuba kabaye kenshi karaka mu mutwe, noneho mbese stress zabaye nyinshi, ibintu urabona abantu bakomeza nko gushakisha ibisubizo by'ibintu bidahari. I mean ibisubizo by'ibintu bibarenze, kandi agashaka hari ibintu byinshi. Mbese hari competition imere nk'akana kamere nka MD, hari competition ngomba gukora iki. Nivyo gituma ubona leta hari ibyo yinjiramo. Yego, bagatangira bakavuga bati wenda urugero bashaka gukora amakwe gutya na gutya, oya ibiye mu bigire gutya. Mu urugero nk'ubukwe urinda ushaka miliyoni harya zingahe? 12. Mweze imwe cyangwa ebyiri bwo muri abantu nk'abangana ubukwe ntibugere. Wakwemeza gute abantu? Watwika gute mugani za mvugo z'iki gihe? Egora ibintu rero byo kwemeza, byo gutwika, byo competition, umuntu amenye ko umuntu ukurikiye umenye cyangwa abanyijwe. Ariko iyi point irakomeye, tumenye ko njyewe Assumpta ntago ni nko gukompitinga na MD. Yego, ntago nshaka ngo murushe, ahubwo njyewe Assumpta ndimo na kompitinga na Assumpta. Ndashaka a better Assumpta, ndashaka Assumpta mwiza kurushaho, mwiza character wise, imibanire, imikorere, iterambere, mbane neza na MD, mbane neza n'umuturanyi, mbane neza n'uwo mpuye nawe mu better me. Ngiye nikore mu murimo, ndeke kuvuga ngo ndashaka kurusha MD, kuko hari ibintu bimwe tutakuraho. MD ni MD, Assumpta ni Assumpta. Yego, full stop.
nushaka rero kuvuga ngo reka mere nk'akanaka cyangwa hari noneho umuntu ushobora kuvuga kureba umuntu ntabwo azi uburyo yabonye wenda urugero imitungo afite undi ati ndayishaka urayishaka ntabwo uzi aho yaciye niyo zira wenda amaze wenda imyaka 20 ako kantu bakavuze byageze gucicikana ejo bundi ahantu nabibonye ngo urashaka kumera nk'akanaka wenda yabikuye mu buzima bubi wowe utaciyemo wenda ya urugero ashobora reka ntanga urugero wenda ashobora kuba yaratuye wenda urugero Nyamasheke yego wowe waturutse wenda Kirehe Nyamasheke wenda hari abantu bameze gutya na gutya yego wenda aragenda aganira nabo aramubwira turabizi genda uvugane na Kabera ajya ku wundi muntu wa Nyamasheke arongera aramubwira ati jya Huye ajya Huye ava Huye wenda agenda azimbe ati jya Muhanga ati jya mu Ruhango gutyo ati agera i Kigali none wowe uri Kirehe uzabanza ujye Nyamasheke ni ukuvuga ngo reka twakire iyo mitekerereze iri positive ivuga ngo asumutari unique emudari unique afite urugendo rwe ahubwo noneho yewe nkore ku rugendo rwanjye nawe emudukore ku rwawe ariko bitavuze ko ntaca wenda nka crossinga nkajya kwa emudu ariko ikinjyanye yo ni iki ntabwo ari positive mindset ntabwo ari ishyari ntabwo ari ukumuca intege ntabwo ari ukumusubiza inyuma ikinjyanye kwa emudu nuko wow emudu ariko na emudu nawe yiteguye kunyakira nako nicyo gituma ngomba kugira imitekerereze myiza nawe nkayikwigisha noneho tukajyana ni ukuvuga ngo ninjya kwa emudu icyo ushaka ni iterambere ni amahoro n'iterambere turaganira babyita gute hari dushyikirane kuzuzanya twumvikane mvuge ibintu noneho hari ikindi kintu bavuga ngo weak minds discuss people ntabwo ikinjyanye kwa emudu ari ukujya gusenya kanaka naje ngo tuvuge ese Urban TV kurite ese asumuta wowe urimo urakorera he gune twafashanya gute hanyuma tugere aho tugera ariko ibintu byo kuvuga ngo ngiye guhangana nawe ikintu cy'ishyari icyo kiri negative ikintu cyo gukubita ku mutwe wa emudu hari utuntu social media ijya yigisha bakerekana nk'umuntu arimo akurura uwundi bakavuga ngo umuntu iyo arimo gufasha uwundi mbese ni ukuvuga ngo ntacyo atakaza ahubwo hari ikimwiyongeraho bakagira utuntu bavuga twinshi twerekana ngo nidufashanye cyangwa nitwumvikane cyangwa nitureke gusenyana ibyo byose ni ibikora ku mitekerereze rero inama nagira urubyiruko nuko bakwitonda bakaba kamu kuba kamu ni nk'akakundi byaje batwika nawe biragutwika ni ukuvuga ngo ashishoze arebe hano hari abantu bafite ubwenge hari ibintu urubyiruko ibyo rushaka kugeraho hari wenda babigeze babegere baganire noneho bumve ko imbaraga ziri mu mitekerereze ariko no kuyijyana muri positivity ntabwo ari imitekerereze kuyijyana muri negativity umuntu ushishoza ureba kure gutyo akagira imitekerereze myiza akavuga ati ngiye gushaka ubwenge aha n'aha ntabwo abubura kandi arakora ariko ibyo ngibyo mvuze byose urumva harimo kunywa yaba ari ukurya yaba ari gukora iki ibiyobyabwenge ibyo bintu zero n'amata ariko kuvuga ati ngomba gukora ubu ngubu urubyiruko rugomba kuvuga ruti icyo tugomba gufokasingaho ni ugukora kwiga kuko buri munsi turiga kubaza gushakisha ubumenyi noneho no kuvuga ati reka mbijyane gutya ariko ibintu byo vuga hari abantu bamwe twahoze tuganira tuvuga ati imitekerereze myiza ni uko umuntu uwo ari we wese ushaka gutera imbere atavuga ati ngiye kwiba kwa kana kuko kwiba harimo ibintu biri negative byinshi harimo kudaha agaciro uwo ugiye kwiba kuko ushobora no kumwica cyangwa kumugirira nabi
ukavuga uti ngo ngiye kwiba, aho uri buriteza imbere, ahubwo se ntibagufata bakagufunga ya mafaranga cyangwa bya bintu wari ugiye kwiba ukabura bitaye cyangwa ukagira aho bijugunya. Hari abenshi tubona ku mbuga nkoranyambaga ngo bamusanze ahangaha bamufunze gutya kuko yagiye kwiba, ariko mbwira uwo bafunze wakoze washyize ibintu ku murongo nawe. Urubyiruko rero icyo narubwira ni uko barabizi nabo bafite imbaraga kandi bafite aho babona igihugu aho cyerekeza, nabo niho bagomba kwerekeza. Ni ukwiteza imbere, ni ugukora rero no kwegera wenda bakoze bo babona bagira, ariko ubwo ngabo nabo bakoze nabo wa mugani babe reachable, babe bagerwaho. Arerega nshobora kuza ngukeneyeho ubwenge ukamfungirana cyangwa ukamfungana umutwe kandi biriho cyane. Bivuge ngo rero natwe uko tubwira urubyiruko gukora kandi bakabona batadusanga ngo baze batugishe inama, urumva turimo twese dukeneye positive mindset. Ahubwo muzakonekite kuwa gatanu kuva saa 4 kugera saa 5. bisaba iki bakonekta gute? Google link. Ubu kugeza ubu turimo turahurira kuri Google link, nawe nayiguha. Yego, nawe sinzi bana mwayishyira. Umuntu wari wese ari welcome. Tuba dufite topics zitandukanye nziza zifasha hano mu buzima. Urugero ibyo twavuga byo kubura ibitotsi. Urabura ibitotsi nijoro ukavuga ngo ayiwe ngo nabuze ibitotsi, hose uryamye wa mugani. Yego, hari aho Bibiliya ivuga ngo ab'Imana ikundi baha ibitotsi, ariko hari naho ivuga ngo umusaruro w'ibitotsi ngo ni ingonera. Bivuze ngo kuryama ukaruhuka nta kibazo, ariko niba wabibuze iryo joro, wake up, do something. Tangira wandike igitabo, tangira wandike goals zawe, noneho ukore ku buryo nyine wumva uvuga uti umwanya sinawutakaje kuko wabuze ibitotsi, wenda nta n'itara ririmo ngo urebe hejuru kuri purafo ikurangaze buke. Byuka. Njye hari igihe nabiburaga, ariko Imana ishimwe ndabibona. Ariko igihe nabiburaga narabyukaga nkandika. Iyo urimo wandika, by the way, abazungu hari ikintu baturusha cyo kwandika no gusoma. Twebwe rero tukumva ko nibavuga ngo iyo ushaka guhisha ikintu umunyafurika ngo gishyire mu gitabo kabisa. Bivuze ngo ntago twitabira kwandika no gusoma. Ariko urugero iyo ubuze ibitotsi, byuka, gira icyo ukora. Profita. Hari abavuga ngo ni uguprofita, biba ngo ari steal time, kwiba igihe. Uvuga ngo igihe cyakabaye cyo kuryama ukabura kibonye, koramo ikindi kintu. Yego, ibitotsi ejo bizaza. Assumpta, ubu butumwa uri kuduha burareba abantu bameze bate? Tout le monde. Abantu bose. Waba uri umukristo? Ako wari uziko nzi igifaransa. Waba uri umukristo? Waba uri umupasiteri? Yego. Waba uri utari umukristo? Waba uri umuyisilamu? Yego. Waba uri urubyiruko? Waba uri single? Waba uri married? Waba ukora? Waba umuntu uwo ari we wese ufite amatwi, amazuru, umuntu wese Imana igitije ubuzima bwo kubaho akeneye a positive mindset. Twahoze tubiganiraho ngo ese umukristo uziko hari aho Bibiliya itubwira ngo n'Imana ibitubwira ngo mbaye mbasize akanya gato, ngo ariko nzabagarukaho mbafite ibibanda. Aho hantu ukeneye icyo atari a positive mindset kugira ngo utegereze Imana. MD uragira ngo gutegereza wihanganye biroroshye. Ni ishuri ku buryo uba wumva ushaka ngo abaturanyi babimenye ko ntegereje Imana kabisa. Rero aho ngaho utari wajya guteza umutekano muke mu baturanyi, ukeneye positive mindset, umenye uko ujyayo. Hari agahe kamwe naciyemo gakakaye, nganira n'umuntu mukuru w'inshuti yanjye, wowe uguze mama, ariko none hatari mama, hari undi mukecuru, abantu benshi b'inshuti. Abarambwiye, ariko nyuma yaho nkavuyemo ndimo ntanga ubuhamya, ni haleluya Mana ushimwe.
uwo mukecuru baramwe ngo rega sumu ngo wabyitwayemo neza nise gute gute mama ati wabyitwayemo neza kuko ntiwateye hejuru ntiwasakuje nta kaduruvayo bivuge ko hari utegereza agize ngo arihangana ariko arimo arateza akaduruvayo na ambotiyaje ahantu ari. Ako kantu uvuze hari naho Bibiliya ibivuga, nimba uhuye n'ibyo bibazo ntabwo ukwiye kugenda ngo usakuze nyine, ngo ntabwo umukristo akwiye kugenda asakuza, bisaba nyine gutuza usakuriza Imana uyibwira apana gusakuriza ubibwira umugani wawe uze afite ibimeze bito. Ushobora kugenda ngo ugiye gutakira umuntu agataka kurushaho, yego ahubwo ngo wajyanye urubazo rwawe ngo uruvuge agataka akakurusha, ubwo se wagiye gukemura akabazo. Ukeneye rero positive mindset aho uri hose kugira ngo witware neza mu bintu by'ibibazo biri hanze aha bikakaye, dukunze kuvuga ngo bikakaye utuze, kugira ngo utuze ufite ikibazo ni a positive mindset. Ndayibatuye ndayibasengeye mu izina rya Yesu, haleluya. Yes, asumta tugana ku musozo Urban Gospel TV, ngira ngo uyu munsi nabazaniye ibintu biri special. Ubundi twayazaga mu bitaramo ibyabaye i Kigali yashyushye, so uyu munsi turi mu nyigisho nziza kandi zireba buri muntu wese, nkuko bamaze kubitubwira nta muntu izi nyigisho utagomba gukoraho, fa kuba uri kiremwa muntu Imana ikigutije ubuzima bwo kubaho. Asumta kugira ngo umuntu abashe kubegera cyangwa se kubagana, hari abantu baba bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo bibaremereye, ariko akavuga ati se nzaca he kugira ngo negere uyu mwene data, bisaba iki? Okay, kugira ngo rero atwegere ni uguca muri MD. Ako turahari, yego turi available. Ndabizi hari wenda bavugana namwe mwebwe muvugana n'abantu benshi, yego nta kibazo batwegera tukaganira, n'umugisha kuganira n'umuntu. Rero be available. Hari ibikorwa mwakunda gutegura bya positive thinkers, bikabira ahantu runaka, nta kintu muduhishurira muduteganyiriza se vuba aha, wenda twe twabwira abantu babe barya umunyu bashonje bahishiwe kugira ngo baze bakirwa ubutumwa. Ubu turimo turahura nyine kuri Google Meet, ntabwo kiri physical. Yego nabonye bishaka agafaranga, nanjye ndagashaka ahubwo umuntu waba ufite ahantu yadutiza kabisa yahadutiza, babuze aho guhurira, ariko abantu barahari kandi barashonje kandi murabona ko ari ibintu byiza. Buri munsi tuba dufite icyo kuvuga, topics ni nyinshi. Hari umuntu umwe nabwiraga ndazimwoherereza, dore topics ngizi ntitoranyamo, murabona uzi topics uzikura he? Bivuge ngo ni nyinshi, ni ubuzima rero kabisa. Ako kantu ntabwo twe twabona ahantu ho guhurira, ibintu byose urabizi ko ari kaje, ariko with the time turimo nayo turayashakisha, tutari twayabona nkamudutijaho ubuntu. Haleluya. Yes, bakunzi ba Urban Gospel TV, twari turi kumwe muri kino kiganiro kiryoshye cyane, kirimo guseka, kirimo kwishima, ntabwo tujya tubabara kubera ko twaracungujwe na Yesu Kristo n'amaraso Yesu Kristo, nayo mpamvu duhora dufite umunezero. Rero abantu badukurikirana iki kiganiro tuzajya duhora tukibaha kugira ngo mukomeze mwige. Hari ibintu byinshi abantu bakeneye kuruhuka, hari abantu bakeneye kunezerwa, nta mpamvu zo guhora kuryinyo gusa. Yes, rero mwene data aravuze ngo bakeneye ahantu bagomba kwicara bakaganiriza abantu. Nimba ufite ahantu rwose jaride nziza, ahantu ho kwicaza, muhe karibu. Ese nk'umuntu ukeneye kuvuga ati se nabonye mfite ahantu naguha ho kwicara ukaganiriza abantu, numvise ibintu bikurimo ari byiza, nanjye biramfashije, yakubona ku iyihe nimero, wenda ngiye ashobora kumuhamagara ugasanga nabaye bize,
cyangwa se wenda nimba ari ibanga nacyo ngo wamuhiyange azi ubu nabivuga ahangaha. Okay, nacyo hari nomero dushira kuri screen cyangwa se kuri tutopingaho mwatwandikira ubundi tukamubagezaho kabisa. mu mukozi w'Imana n'umuhanzi. Tugiye gusozanya rero muri ya ndirimbo bakwitiriye yo kusatura udushiriho gatoya ako gakorasi gatoya ubundi tugane ku musozo. Icyamugasatura ijuru, icyamugasatura ijuru, Yesu, Yesu ukamumugisha. Icyamugasatura ijuru, yego icyamugasatura ijuru, bomora Yesu, yego Yesu ukamumugisha. Yes, uwo mugisha nange ndawushaka kuri Urban Gospel TV. Tuboneraho kubwira abantu badukurikirana namwe uwo mugisha rwose Imana izisatura ibyanyu byananiranye ubundi tuseke tunezerwe abazimu bashye. Haleluya. Murakoze cyane rero Assumpta. Murakoze cyane nawe. Reka dusoze n'icyo babwira mu minota mike cyane abadukurikira kuri Urban Gospel TV tugana ku musozo nk'ijambo ry'ubuzima ryabakomeza uko bwije nuko bukeye. Nababwira ngo mwitoze kuba positive thinkers, mwitoze imitekerereze yanyu kutajya mu bintu biri negative, mwitoze mwebwe ubwanyu kwiha amahoro ako no kuyaha abandi. Ibyo bintu byagufasha cyane. Ikindi nababwira nuko Imana yadushyize kuri iyi si ifite umugambi. Hari igitabo mama wanjye akunze kuvugaho cyane cya Rick Warren, kiriya cya Purpose Driven Life. Yes, ngo ubuzima bufite intego. Nta muntu waremwe uri kuri iyi si ari impanuka. Wowe muntu dukurikiye ntabwo ari impanuka kuba uri kuri iyi si. Rero umugambi wa mbere ni ukubaho ubuzima ntubwivutse, ntiwiyahure, ntiwiyange, ntiwisubize inyuma, ntiwisuzugure. Uri mu ishusho y'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen. Ndabakunda. Murakoze cyane Assumpta. Murakoze cyane.